Bakunze ba ndetse twongeye kubasuhuza aho muherereye hose mu bice bitandukanye bigize isi, aho waba uri hose wumva ikinyarwanda cyangwa se ibyo tuvuga byose ubasha kubyumva. Kandi niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri ndetse ntugende udakoze subscribe kugira ngo dukomeze twibanire tukugezaho updates zitandukanye ku bijyanye n'imishinga minini y'ubwubatsi. Kandi wanadusura ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, social media zitandukanye, platform zose twitwa ndetse, wagerayo ukadusura ugakanda follow, ubundi tukomeza twibanira tukugezaho updates zitandukanye, ukibana n'abandi bose ababikoze. Turabashimira ko mwaguye umuryango wacu wa ndetse. Uyu munsi nanone tugarutse kuri update zo ku mirimo yo kubaka Stade Amahoro, dore ko amatsiko akomeje kuba menshi, yakomeje kutubana menshi, bidutera gukomeza kwifuza kumenya aho imirimo igeze. Natwe nka ndetse twiyemeje gukomeza kubikurikirana, tubagezaho aho imirimo igeze umunsi ku wundi, tubaha updates zitandukanye technically uko byifashe. Niyo mpamvu ukwiye gukora subscribe kugira ngo dukomeze tubane, tukabasha kuza 10,000, dore ko umuryango wacu ukomeje kwaguka. Ntugende rero udakoze subscribe n'utari wayikora, ubundi tukomeze twibane, tukomeze tuguha update sikugeraho ku gihe. Kuri ubu rero update zihari nk'uko muri kubibona muri video, nk'uko muri kubibona, imirimo ijyanye na electrical installation cyangwa se ibijyanye n'amashanyarazi, imirimo igeze kure, kuko nka screen yo kwamamazaho iyi ngiyi izengurutse cyangwa se imeze nka sentire cyangwa se umukandara uzengurutse stade, ahangaha hagabanya cyangwa se twakwita nko muri kimwe cya kabiri, aho igice cya stade cyo hasi cyangwa se tribune zo hasi no hejuru aho zitandukanira, hano haca amatangazo cyangwa se haca publicité. Murabona ko amatara ariho acanye, kuko byatangiye testing ya installation z'ibyatangiye, hatangiye gufixingaho izo screen. Murabona ko urumuri rwose rushashagirana, biteye ubwuzu, bisa neza. Installation rero murabona ko igeze kure, nubwo wenda bitari byakwira stade yose, ariko akari agace gato muri kubona katangiye, murabona ko gasa neza. Bivuze ko imirimo itangiye, gikomeje kuzenguruka, bikazazenguruka stade yose hose akaba ameze kuriya, ku buryo noneho bazajya shyiramo za publicité, mukabona kwa wundi zijya muzibona ku stade nko muri BK Arena. Murayibona uburyo publicité ziba zigenda zizenguruka zamamaza cyangwa se zitanga ubutumwa butandukanye. N'ahangaha rero nibyo biri gukorwa, murabona ko rwose biteye ubwuzu, bisa neza, birashimishije. Si kuri izi pano gusa za publicité, kuko murabona no ku Gisenyi naho installation amatara naho yatangiye gucana, gusa wenda nubwo bikiri imirimo igikorwa, ntago bavuga ko ari amatara n'ubundi azamurikira stade, nuko byose biba bigendera hamwe. Haba harimo n'amatara afasha abakozi kugira ngo abashe gukora ko imirimo ikorwa ijoro n'amanywa. Haba harimo n'amatara amwe azavamo, kuko biba bijyanye no gufasha abakozi, ariko harimo n'azagumamo. Murabona rero ko nabyo bigeze kure, kuko n'igisenge naho imirimo igeze kure, kuzamura sharupante bisa naho byarangiye, cyangwa se hasigaye sharupante nkeya cyane, ubundi zigahuzwa, ko iki cyumweru kigomba kurangira sharupante zose rwose zahuye. Iki igisigaye cyangwa se imirimo izaba ikurikiraho ariyo gutunganya noneho ku buryo roof covering cyangwa se bitugeranya n'amabati hose noneho byaba byuzuye, ku buryo no tuzabona uno mwaka ushobora kuzarangira rwose. Ikijyanye no gusakara byose bishyizweho akadomo, ko imirimo uburyo yihutishwa, ubona ko rwose bigomba kuzarangirana. Bijyanye no gutunganya ikibuga cyangwa se imirimo yo gukora ku kibuga, nk'uko mubibona, imirimo bikiri gukorwa cyane no gutunganya ibi bice bikikije ikibuga cy'umupira, gutunganya inzira zo gukoreramo cyangwa se bino bice bikorerwamo siporo yo kwirukanka, ndetse n'ahandi hatandukanye hasigaye inyuma. Nibyo urebye biri kwitabwaho muri no minsi, kuko ikibuga cyo igisigaye no kuzatekamo tapi no gushyiramo ubwatsi, ubundi bigasa neza cyangwa se bikagira injyana. Muri comment ziheruka hari abatubajetse imirimo yo kuvugura Petit Stade ndetse na salle ya NPC igeze he. Nkuko muri kubona rero stade na Petit Stade ya imirimo nayo igeze kure, igisenge cyaratunganijwe. Tubibutsa ko igisenge nkuko FIBA yabyifuje, kino shyirahamwe rya basketball ryari ryasabye ko igisenge cyakwigizwa hejuru kikongererwa height cyari kiriho, nabyo byarakozwe. Rero igisenge cyarasakarwa, gisubizwaho, kiratunganywa, ariko gisa neza. Ubu harasakaye, yaba ari hejuru ndetse no mu mpande harafunzwe. Igice cyo hejuru kumanuka hasi, igice kimwe gishyirwamo ibirahure, ndetse no mbere muri Petit Stade intebe zarafurangije gufungwa, nka zino ntebe zo muri stade zashyizwemo. Imirimo iri gukorwa ni y'amasuku ya nyuma, gutunganya bidatunganye neza, ku buryo rwose isura murabona ko hagize isura hasa neza cyane rwose. Ndetse na salle ya NPC nayo imirimo igeze kure, igisenge kiri gukorwa, ko nayo yaratunganyijwe, iravugururwa, igizwa hejuru. Bikiri gukorwa ubu ngubu, hari gushyirwaho
igisenge cyangwa se amasharupante kugira ngo ntahasakarwe, ubundi bibashe gusa neza cyane kuko ibikuta byaravuguruwe. Murabona ko rwose imirimo irarimbanyije isa neza. Indi mirimo rero iri gukorwa indani mu nzu cyangwa se twakwita muri stade, mu bice bitandukanye bya stade, harimo gukorwa amafinisaje atandukanye, gusiga amarangi ya nyuma, gusasa amakaro cyangwa se gutunganya amakaro adatunganye, gufunga ibice bitandukanye cyangwa se icyo twakwita nka za pare zitandukanye zo mu nzu, yaba ari iby'amatara cyangwa se n'ibindi bitandukanye, ndetse kandi no gushyiramo sound proofing kuko ahantu nk'ahangaha bakeneye sound proof zifasha gukontorora amajwi, yaba ari ayo muri stade, abazaba bari muri entertainment muri stade, ndetse n'abazaba bari mu zindi gahunda mu ma office, mu mazu atandukanye, kuko hano hazaba harimo amazu atandukanye, ibyumba bitandukanye bizaba bikorerwamo imirimo itandukanye, y'ubucuruzi, za sale zitandukanye n'ibindi byose bizaba bikorerwamo. Byose rero baba bakeneye amasound proofing kugira ngo amajwi atagira abangamirwa cyangwa se batagira ababangamirwa n'urusaku ruturutse ahangaha cyangwa se hariya. Byose rero birakorwaho, dore ko hitabajwe sosiyete ibizobereye mu gukora ibya sound proofing ku buryo bizaba biri kuri standard yo hejuru. Ko twabwiye ko ibiri gukorerwa muri no stade byose ni ibintu biri karite, bifite standard yo hejuru, ntabwo ari ibintu byo gusondeka. Niyo mpamvu ibintu byose hagiye hitabazwa abahanga muri icyo kintu kugira ngo imirimo yose ibashe gukorwa ku rwego rwo hejuru kuri standard mpuzamahanga, ndetse kandi hanakoreshwa tekinoloji zigezweho. Mu bindi bitandukanye rero biri gukorwa harimo gufunga ubu ngubu imirimo yo gufunga za garidefu cyangwa se tuzi nko kuturinda abasazi cyangwa se handirays mu bice bitandukanye, yaba ari muri stade, mu hano matiribine, ahantu hatandukanye, kugira ngo abantu babe babasha kugira umutekano, yaba ndetse no muri stade mu bice bitandukanye, muri stade mu mazu hose rero ziri kugenda zifungwamo kugira ngo umutekano w'abantu ubungabungwe, kuko ahantu hagenda abantu benshi ntiwabamenya, bamwe bashobora gusunikana cyangwa se bakabyigana bakaba bahanuka, ndetse n'uri gutambuka nawe akaba yabasha kugira umutekano. Izo garde fou nazo zirimo zigenda zifungwa mu bice bitandukanye, aho byateganyijwe hose zirimo zigenda zishyirwaho. Aha rero murabona ko imirimo irarimbanyije, birakorwa ijoro n'amanywa, ku buryo n'indi mirimo myinshi yose tutabagejeho cyangwa se tutavuzeho, byose niko biri gukorwa kuko nta kisigara, byose bigendera hamwe ijoro n'amanywa, imirimo ibikorwa. Niyo mpamvu natwe twiyemeje kugezaho update zitandukanye. Niyo mpamvu tugusaba ukanda subscribe niba utari wayikanda, kugira ngo update zose tukugezaho zose tutegura zitazajya zigucika, ahubwo ujye ubasha kuzigeraho. Kandi ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo, ntibyakubuza kukiduha muri comment kugira ngo natwe tumenye cyangwa se turebe icyo twaguteguriraho ubutaha. Niyo mpamvu tugusabye komeza kubana natwe, komeza kugumana natwe, naho ubutaha. Bye bye, ciao ciao.